Yes, ibihe byiza bamaje gukanda subscribe we tubana umunsi ku wundi hano kuneza G naho njye muri kumwe ni Mr Nkusi nk'ibisanzwe. Iyi nkuru rero ni inkuru nabonye ndavuga ni inkuru sinayihererana. Iyi message ngomba kuyiha abana b'abakobwa nkuko mugenzi wabo yabageneye message ngo tubanze tuyibahe rwose tuyitambutse 5 kuri 5. ariko hagati aho ngaho ndabanza nsuhuze abantu bari impande zigiye zitandukanye z'isi, harimo Amerika, Aziya, ku mugabane w'Uburayi, Uburusiya, tugaruke South Africa, Kenya, Tanzania, Burundi, ndetse tutibagiwe n'abavandimwe bo hakurya ngaha muri Kongo cyangwa se Igoma, n'abaturanyi ba Uganda bagiye bari mu nce zigiye zitandukanye. Nkibona iyi message rero byansabye kuvuga nti ndafata iminota mikeya nsesengure cyangwa se mbwire abana b'abakobwa nkuko mugenzi wabo yabageneye message. Yari message iremereye akaba ari nayo mpamvu nanjye nifuje kuyigarukaho. Iyi message ivuga iti abana b'abakobwa bakitegereje iwabo cyangwa se bakicaye iwabo bavuga ngo twe tuzakoresha ubukwe, you never. Iyo message rwose uyu mukobwa yayivuze ubona ko ababaye, avuga ati nanjye wansubiza inyuma nkakoramo amahitamo cyangwa se nkakora choice, ntago nakigera nkora ubukwe, nta nubwo narota izo nzozi ntekereza kuvuga ngo ngiye gukora ubukwe, ahubwo nahita mfata amafaranga tukaba twayakoramo business iremereye. Akaba ari nayo mpamvu nabonye iyi message ndavuga nti reka twumve iyi message. Banza wumve iyo video nge ndagaruka mu kanya. Y'ubucinga pana quartier iri ku isi yose kandi ugasanga ubukwe bushegerwa n'abantu badafite ubushobozi. Twebwe turi bana aho nikora nshaka ubukwe, nzakora ubukwe bikarangira ubukwe bubaye ubukwe. Ibaze ko ukundana n'umuntu imyaka 5 ubukwe bukabuza kubana, mugatandukana mu imyaka 10 kubera ko nta bukwe murakora mukanga kubana, kandi n'ubundi wakitinga nk'umugore we nawe yakitinga nk'umugabo wawe. Ibaze ikintu ushobora gushoramo $30,000 nyuma y'uko zitazagaruka kitazigira kibyara inyungu. Ubwo mugiye mumbwira ngo ibyishimo wabigira utakoze ubukwe. Ntabwo abantu bose bishimye ari abakoze ubukwe bibibi, no. Ni ibintu byiza yego, ariko ufite saving yangahe? Nyuma y'ubukwe ufite iki? Uzabona David akoze ubukwe no gukora ubukwe. Yego ubukwe ni bwiza buranaryoha no kubukora ni byiza, ariko uri kwisikaminga. Uzi impamvu uri kwisikaminga? Nta nzu ugira, mugiye gukodesha nyuma y'ubukwe. Umugabo nta modoka agira, umukobwa nta modoka agira. Waba umukobwa nta nzu bafite yabo bwite, waba umuhungu nta nzu yabo bafite bwite. Waba umuhungu nyine ugasanga mukoze ubukwe bw'amafaranga atabarika, ariko niki kiri inyuma, niki musize inyuma y'ubukwe. Biteye ubwoba. Dore impamvu biteye ubwoba. Urakundana n'umuntu ukwezi amezi 2, ese kuri runaka mwarekanye shango ngo numvise nta projet yo gukwa afite. Nuko byaragiye gusa ubu ngubu umuntu wangisha inama akambwira ngo mfite ABCD nshaka gukora ubukwe, nabanza nkamubaza ufite business, ufite modoka, ufite inzu, iwanyu babayeho bararya nta kibazo, okay, kora ubukwe. Ariko abasanga banashobora gukora ubukwe ibintu byose nta biba bihari. Tukashengera ubukwe, nzakora ubukwe, ngiye subije inyuma nta bukwe nakora. Umitekereza yo ubukwe ni scam. Uwo muhungu mukundana agenda mubane, uwo mukobwa mukundana ni mubane, mwimara imyaka 5, mwimara imyaka 3, mwari umugore undi ari umugabo n'undi mwaranze kubishyira ku mugaragaro kandi tubizi ni mubane. Ahubwo amafaranga y'ubukwe muyakoremo business ya danje, mukore business nta kintu kidahomba, ariko try mugure inzu. Uri kumva hari ibintu bidahomba, mugure inzu, mubake inzu yanyu muyibemo, mugure iyo modoka mureke kugenda n'amaguru. Nyine mubanze wowe muri ya mafaranga kuruta kuzabaho ubuzima bugoye nyuma ya bwa bukwe. Aza bakangisha nk'inama, nabagira inama kandi inama ikomeye. Ugasanga ugiye gukoresha ubukwe, ugiye gushimisha abantu,
utakaje miliyoni 30 cyangwa se 30 na zitari bugaruke, zitari bugire n'icyo ziza kubaka muri sosiyete yawe, ahubwo usigaye mu madeni. Izo miliyoni uzifashe mukabana, mukaba mwashingamo bizinesi trage irashobora guhomba, na yego nayo yahomba, ariko kuba bizinesi yahomba nta hantu biba bihuriye no kuvuga ngo nubwo bizinesi yahombye twakoresheje ubukwe, abantu bishimye, bariye, banyweye, twatahiye icyo. Ariko iyo bizinesi niyo ihombye, umenya icyateye guhomba kwa ya bizinesi, neje iyo ugarutse muri ya bizinesi ntago ihomba. Uyu mwana w'umukobwa akaba ari byo yakomeje yitsaho, ndetse anakomeza anabisesengura. Hari abaza kumufata nabi, gusa nanjye ntaratega amatwi ubutumwa bwari burimo hariya, numvaga ari nk'ibintu bisanzwe. Nyuma nibwo naje gufata umwanya, numva iyi nkuru, numva message irimo hariya, numva ni message iremereye. Ndavuga nti ntago nagenda ntayihaye abakunzi banjye cyangwa se bamwe mu nshuti zanjye zinkurikirana umunsi ku wundi, ndetse nshimira nawe wamaje gukanda subscribe, share ndetse na comment, kugira ngo tujye tubana mu biganiro byacu bya buri munsi tubagezaho mu nkuru ziba zigiye zitandukanye. Akaba ari nayo mpamvu nawe wakanze subscribe kugira ngo tujye tubana, ndetse wishimira n'inkuru tukugezaho umunsi ku wundi. Rero ncyumviye inkuru, navuze inkuru yankoze ku mutima, ndavuga nti nanjye ngomba kuyigenera bamwe mu bakunzi banjye duhorana umunsi ku wundi. Akaba ari nayo mpamvu naje nkabagenera iyo message, ndetse cyane cyane urubyiruko, iyo message akaba ari bo ireba cyane, by'umwihariko no ku bantu baba bateganya kuba bajya mu bundi buzima bwabo. Nge mwari kumwe, yari Mr. Nkusi nk'ibisanzwe. Imana ibarinde kandi baha amafaranga, ibarinde mwaga, ibahuze na bagenzi banyu. Ciao ciao, duhure mu nkuru zacu ziri imbere nk'uko muba mubimenyereye hano ku Neza G.